Ellen DeGeneres, uyu ni umusitari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukora ibiganiro bidasanzwe. Ikiganiro cye kizwi nka Ellen Show gishamikiye kuri Warner Bros Pictures, iyi ngiyi isanzwe inasohora amafilime n'ibindi nk'indirimbo. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu, ikiganiro cye cyari kimaze igihe kinini gihagaritswe nyuma y'uko umunyarwenya Kevin T. Potter atangaje gutanga $2 kuri buri muntu wese uzagenda uvuga ikintu kibi kuri Ellen. Abantu benshi nyuma yo kubona ibi bintu nk'ibyinjiza amafaranga bagiye bavuga ibintu bibi byose bazi kuri Ellen, harimo n'abakozi be bamukoreye imbere, kandi ibi byatumye Ellen ikiganiro cye hajemo uruntu bituma n'ikiganiro cye gihagarara. Ubu ngubu yamaze kwirukana abakozi 3 bakekwaho gukora cyangwa se guhohotera abakobwa. Ikiganiro cye cyari kiri kuvugwamo kuba cyiganjemo irondaruhu, ihohoterwa rikorerwa ibitsina n'ibindi byinshi. Warner Bros Pictures umukuru wayo yatangaje yuko ibindi byose byahagaritswe kandi bigiye kuvanwamo n'ababikoraga bagiye kwirukanwa. Ikiganiro kiba cyasohowe. Niba ushaka kubona ibiganiro byiza kandi biteguranye ubuhanga, dukurikirane kuri YouTube channel yacu yitwa Ilmu Media. Ikiganiro cyitwa Ubucurabwenge, mugitegurirwa nanjye Methode, kandi subscribe kugira ngo ujye ubona mu ba mbere. Ilmu Media.